nyine bituma njya kure binjyana kure ariko kwari ubuzima umuntu aba abayemo nyine arabyakira. Wanyemere ko tubiganira ariko nta kibazo. Hari abo bita hermaphrodite, ni babandi cyane igifaransa, babandi bafite ibitsina bibiri, ugasanga bavukanye igitsina cy'abakobwa ariko no kuruhande ufite igitsina cy'abagabo. Niko byameze se nawe? Oya, njye mfite igitsina kimwe. Yego. Okay. Ako bari bakubwiye ko bakuvura bigakunda? Bari bambwiye ko nyine ngiye mu bitaro bikomeye cyane, wenda atari nko mu Rwanda cyangwa ahandi, cyahabonetse n'ubundi bushobozi ko bamfasha nyine ariko bigakunda. Ujya wibona se byakunze, wabaye papa, wabaye umugabo? Hari akandi kantu nigeze nkubwira, nubwo wenda bimeze gutyo, ariko hari ibitaro nagiyemo basanga mfite na nyababyeyi mu nda. Nibyo? Yego. Nibyo Suma? Nibyo ibintu nkubwira ni ukuri. Basanga ufite nyababyeyi? Yego. Kuko none muri wowe uri umudamu, muri njyewe umukobwa. Yego. Kuko ufite na nyababyeyi. Ikintu kiba gihari gitandukanye nuko mfite sex y'abahungu. Usanze ufite nyababyeyi ariko ufite igitsina cy'abagabo. Ese icyo gitsina kirakora ko abagabo nyine igitsina cy'abagabo kigikora? Uvi inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada, waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business, tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes, tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira, tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Yambu umuntu wese ukomeje kubana nanjye mu kiganiro inkuru yanjye, mu bice bitandukanye, mu biganiro bitandukanye, aho waba uri hose, uraho neza, umeze neza. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje no kuryoherwa n'ubuzima. May God bless you, peace and love. Amahoro n'urukundo bibabanire, bibabeho. Nitwa Rweme Mbabazi, nicaye muri Igasabo showroom, hamwe tuba dufite ibikoresho byiza umusirimu wese i Kigali cyangwa no mu Rwanda muri rusange wifuza ibikoresho byiza. Man, sinzi impamvu utaragera hano, nukuri ngwino tuguha ibikoresho byiza byo mu nzu. Hamagara 0788 770 689. Ndi kumwe n'icyamamare, twamubonye bwa mbere ku nkuru yanjye. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga asigaye hatwika bya hatari. Ako kariya kanoza ugashyiraho nako gafata mu ntoki. Biba byaguhenze. Yitwa Asu Man Imana Iranyumva. Pati namubwiye kuri umuhungu aratungurwa. Nanjye yabimbajije. Turi haraye. Emi nawe wabimbajije. Oya. Yari yakuganije mbere nk'icyuki. Arangishara. Mbere yakubwiraga uduki. Yari kumbwira ngo nyine ndi mwiza, ngo agiye kubonamo pase nziza, ngo umuntu ufite amafaranga. Ndavuga suri seri ukomeje. Oya. Ubwo nyimara kumubwira izina ryanjye ahita avuga ngo iki? Ngira kuntu nyine ibyo zina bari kwiza. Ndamubwira ati nibura nyine nibyo babonye ari imbereye, nta muntu wabaza nyine impamvu ababyeyi bakwise ibyo izina. Oh yes. Yabonaga ari icyuki. Cyane.
ariko uvuga ngo agiye kuntamo pasi. none umubwiye ntiyatunguwe cyangwa ntabwo yabimenye? Oya, ntabwo yabimenye, ntabwo nabimubwiye nyuma. Njye ntabwo nabimubwiye. Njye nabimubwiye nti ni umutipe ngo Oya, njye ntabwo nigeze mbimubwira, namwihoreye nyine. Ubwo nyine ubona ko afite amatsiko nyine cyane, ariko kuko nyine wowe umaze kubimubwira buriya nibwo yahise nyine nyuma yaho aza kurebana none. Aza kundeba ko akandeba cyane bigatuma ngira isoni. Oya, ni ukuri. ese mbwira ntabwo urangaza abahisi n'abagenzi ubu ngubu? Ako se n'ibyari ntabarangaje. None se na Nyashi ni iki? Ubushize wari ubyibushye none wabaye maneke. Nari mbyibushye ariko ubu ndi kunanuka. Ubu ndi kunanuka. Ubu uri kunanuka? Ndetse mu by'ukuri ariko Asuma ntabwo watubeshye, kuko uko dukora ikiganiro gihe bambwiye ngo uriya muntu arabeshya. Ntabwo nababeshye, ibyo mbabwira ni ukuri. Njye sinjya mbeshya. Uri umutipe? Yego. Ufite ibyangombwa byuzuye by'abatipe? Birahari byuzuye. Yes. Ni ukuri birahari. Nese ko mbona noneho makiyaje, amaherena, ikanzu, inzara, iyo ni perike harya ni plante, ibintu nk'ibyo, umusatsi byose. Njye nkunda ubwiza, nkunda gusa neza rero, kandi nkunda kwambara ibinjemo, ibikujemo. pfa kubona bimbere kandi bitarantera ipfunwe yaho ngiye. Kandi nanugumba nshaka ko abantu nyine bakunda kunyibazaho cyane. Uwambaye nk'abatipe nibwo bakwibazaho? Wambaye nk'abahungu nibwo bakwibazaho? Banyibazaho. Wigeze kubigerageza? Nigeze kubigerageza, nambara nyine nk'abatipe. Ubwo nyine hari amazina baba batangiye kukwita. Amabuno agera hariya. Igishegabo, ibintu nk'ibyo. Rero iyo bimeze gutyo uhitamo kwiyambarira nyine uko ubyumva kandi bitari burangaza abantu, kandi ngo abantu babyibazeho cyane. Ese iyo wambaye nk'abatipe, iyo wambaye nk'umuhungu, mu by'ukuri muri wowe wumva umeze ute? Muri njyewe mba numva bitanambereye, mba numva nyine bitambereye, mba numva ntazi, mba numva njabye nanjye ubwanjye. Abandi se bo bakubwira? Abandi bakubwira iki? N'abandi nyine babona oya, nabo ntibambwira ko bitambereye, bambwira ko nyine ntasa neza, atari ibyawe. Yego. Oya, n'abakuzi abanzi nyine babo babona ari ibisanzwe, babona ari ibisanzwe nyine. Hari ukuntu ubuziranye n'umuntu abantu nyine nibo bidiscussingao cyane. Yego. Jesus. None se mbwira Asuma, ubu byagufashe nk'igihe kingana iki wimakiya? Ntago bintwara umwanya munini kubera ko nyine mbizi ninjye ubiburiwe kubyikorera, ntago bintwara umwanya. Ubu ufite bya bikoresho by'abakobwa n'abagore? Mba mbifite kuko no mu kazi nkora nabyo ndabikora. Uba muri ghetto ubiwanyu? Oya, ndibana ubu ngubu. Uribana ubu ngubu? Ariko mbere wabaga iwanyu cyane? Mbere nabaga mu rugo, ariko ubu ngubu nsigaye nibana. Muri ghetto se biba bimeze bite? Muri ghetto nyine ni urugamba, nyine nawe urabyumva. Mbese ni urugamba pe, ariko nyine umuntu ubuzima bwose agomba kumenyera. Ni urugamba gute? Abantu baba muri ghetto barabizi. Kuntu nyine muri ghetto umuntu aba yahondaguwe rimwe na rimwe, bikemera ejo bikanga gutyo. Aba ari ubuzima nyine buhora buhinduka. Ntihabamo ibishuko by'abagutereta? Ntago byabura, mva biba bihari byinshi cyane, kuko nyine nk'abantu baba babizi, ariko weho usaba kwiha security ukavuga ati ngewe umuntu nambwira ngo ashaka kunsura, wenda umubwira ko ukiri iwanyu utaba muri ghetto kugira wirinde akajagari cyangwa akavuyo. Usurwa n'abandi? Usurwa n'abandi? Usurwa n'inshuti zanjye,
surwa nyine n'abantu benshi b'ingeri nyinshi zitandukanye. Abagutereta ni bande? Abantereta nyine abantereta ni abatipe n'abahungu. Yego. Babizi se kuri umuhungu? Oya ntago ntago baba babizi. Oya. Jesus. Ntago baba babizi ngo nyine hari igihe aza akagutereta kwiri gusobanurira umuntu nyine ukabona utabivamo. Akagutereta koko hagashya. Utibagirwa muri no minsi cyangwa mu bihe ndavuga mbere muri iyi minsi waguterese ukabutuye umuntu sinjye mwibagirwa pe yara ntabwo atagize ngo nerete? Umva arahari. Byagenze bite? Nuko byarangiye cyangwa nuko byakomeje? Oya ntago byakomeje ariko nyine byaje kurangira. Twahuriye muri anniversaire y'umushuti wanjye, ubwo nyine turabyinana, yumva nyine ni byiza. Arangije arambwira ati so rero umva sister nagukunze. Ngo serious wankunze? Ubwo duhana nimero, tumaze guhana nimero twandikirana, akambwira ati ndi kumva nkumbuye kongera kukubona, ndumva bimeze gutya na gutya, ese nago wazo tukajya gusangira. Nyine bikaza nyine nk'abantu bateretana barabizi, dukeya twaho hafi nyine baba batanga. Ubwo nyine nyuma yaho nibwo yaje kumbwira ati rero ngiye naragukunze, ndumva ko nyine twajya mu rukundo, ese wabinyemerera nyine tugakundana bya nyabyo, apana byo kuvuga ngo gutya na gutya ukaba wanjye nanjye nkaba wawe. Nyine ntabwo nahise musubiza, namubwira ati umva showa si urimo neza dukundane. Namubwira ati nukuri ngiye mbona uri umwana mwiza, mbona twakundana, mbona nyine wangeza kuri byinshi. Rero nanjye naragiye mbitekerezaho, ndavuga se ubu ngubu uyu mutipe kuko niba ari kumbwira gutya aranzi neza. Ndangije ndamwandikira muri message, ndamubwira ati se koko uracyakomeje za gahunda zawe zo kuba twakundana? Ndamubwira ati rero wankunze urudashoboka, njye nawe ntabwo byahora. Ati se gute? Njye nawe ntabwo twakundana. Ubwo urankatiye nyine. Ndamubwira ati se mbwira impamvu, ndakubwira ibintu ukabyanga, mbwira impamvu ituma njye nawe tutakundana. Ndamubwira ati pe ntabwo byashoboka. Ndamubwira ati se wari uzi ko ndi umuhungu? Ngo really? Ati wari uzi ko ndi umuhungu? Nyine turi kuri chat. Ndamubwira uzi ko ndi umuhungu? Nyine yabaye nk'uguye mu kantu. Arangije arambwira ati ibintu uri kuvuga nibyo cyangwa atereka blague uri kugira wumve nyine icyo mvuga? Ndamubwira ati ntabwo nkubeshya. Ndamita muhereza nyine link, ndamubwira ati reba na interview njya nkora, uraza kubyemera nyine umenye amateka y'ubuzima bwanjye. Bimuhaye arangije arambwira ati ewe hano no kwishakira amafaranga ntabwo ibi nabyemera. Ubwo bibaho akajya nyine anyandikira, akomeza kunyandikira, ntabwo yahise anyanga. Nyine akajya akomeza kunyandikira akambwira ati basi se wansura? Ahubwo ati nkusure se maze bigenda ute? Nukuri cyo ko uzambabarire unyereke ndebe nkomfaminge ndebe kuko ibyo uvuga ari ukuri. Ndavuga ariko ngemera ibyo nkubwira, umutima wanjye ngewe ibyo nkubwira ukumva nkubeshya. Ngo ya ndabizi abantu b'iki gihe nyine na mama mushaka guca abantu amazi, niba waranyanze nta kibazo reka mbyemere ariko urambeshye ntukajya ubeshya. Ubwo birangira gutyo nyine ndamwihorera, nk'ubu ngubu nyandikira bisanzwe. Naramubwiye ati aho kugira unkunde urudashoboka tuzibera inshuti zisanzwe, nunyenera uzambona nanjye nimukenera nzakubona. Ubwo ni gutyo nyine nabyanzuye muri njyewe. Ubyanzura gutyo? Icyo gihe mwari mwabyinanye gute ku buryo nyine ahita agwamo? Wabonaga yishimye gute? Nyine hari ukuntu kwa kundi muri nyine mu kivunge murimo kubyina, muri bato nyine muri kubyina, yaraje nyine kubera ko nyine nzi kubyina, yaraje aravuga kwa kundi bamukoze serikeri, aramfata turabyina turasunda tuharashya nyine
ubwo rero arangije avuga ati umva sister uzi kubyina pe kandi ngo nagukunze ndamubwira ati ntari bitsoke ubwo arangije arambwira ati basize kuma nimero yawe giye kugenda narayimuhaye ubwo nyine atangira kunereta gutyo kugeza nakubwira ati ndifuza kuzambera umugore ko twakundana pana ibya kuwa mbere wanyiranye nibwo bwa mbere umuntu yakubwiye ngo umbere umugore oya ntabwo ari bwo bwa mbere na nyine najyaga mbibwirwa kenshi abantu bakambwira ati nyine nk'abahungu bakambwira ati mva wavamo ikigore cyiza ngo uri ku mana ngo wakuma ngo tukabana nyine abantu ibintu nk'ibyo bakabikubwira ariko nyine wowe kubera wowe uba wiyizi nyine ugendesha gakeya ukabigendamo gakeya none se ntabwo wigeze ujya kumusura muri ghetto nk'uko yabigusabye ngo umwereke akonfirime ko utari oya ntabwo nigeze njya kumusura nanone bacyabinsaba ariko sinigeze njya kumusura umutima wawe ntabwo ushenguka iyo umuntu yagukunze gutyo we ngo ujyemo umukunde nyine iyo uri mu bantu usa nko kwisetsa akamwe nyine ukumva nyine ibibazo babishyize ku ruhande ariko hari igihe uba wicaye wenyine uri mu cyumba ukabitekerezaho wabitekerezaho ntabwo ari byonyine ubutekerezaho uratekereza ukavuga ati abantu mwabyirukanye abantu mwariranwe bamwe bafite imiryango abandi bimeze gutya n'abo muvukana n'abo muri famiye aburuta bo mungana ugasanga hari byinshi bagezeho bafite imiryango nyine baratuje we wakicara ukabitekereza ukavuga ati ese nk'uyu muntu abambwira ngo arankunda ngo mana iyo nza kuba umukobwa mba nanjye mfite urugo rwiza mba mfite umugabo mwiza mba numva ntuje none imana nyine yabonye ibyakuguruka ibyima mama bato wumva wari kubaka koko y'umukobwa numva nari kubaka nkagira urugo rwiza nkagira abana nkabaha indero nziza nyine ugasanga ukabitekerezaho nyine nk'uko abantu babizi uburiri bwawe ikiringiti n'uburiri nibo bamenya agahinda k'umuntu ukarira ukihanagura ubuzima bugakomeza polisa yego none se mbwira Asuma mu by'ukuri umuhungu waguterese abazi kuri umukobwa nawe se kuko urabizi ko ari igitsina gihuye n'icyawe wese ujyamo ukamukunda hoya ntabwo ubuse wakunda umuntu gute kandi nyine bimeze gutyo ariko hari igihe uba ufite crush kumva nyine mwiza mwaganira mwaciringa nta birenze ariko nyine weho urumva yakubera inshuti nyine nta bindi kubera ko uzi ko nta kindi kintu uri bumumarire none se nk'umukobwa wamenye ko uri umutipe reba nk'uyu nguyu uvuye aha ngaha ngo waretse ngo yarambwiye ngo wambabare nkibere inshuti n'uyu muntu wabyumvise yego ni umukobwa iyo umuntu amenye ko uri umusore kandi ari umukobwa akakugiraho crush akavuga jyewe nzamuhindura mugire umugabo nyine twubake dukundane umva mba mfite nyine abashuti benshi njye mfite abashuti nyine benshi ingeri zitandukanye b'abakobwa yego I mean nyine ashobora kuba yabyumvishe nk'ahandi yabyumvisha ahandi cyangwa wenda hari nk'umuntu wabimubwiye nyine ukumva bafite amatsiko yo kumenya neza nyine afite amatsiko ugasanga nyine bamwe muraje muhuye mukaba inshuti noneho kubera ko kwa kundi mwabaye inshuti I mean yasanga wenda mufite imico imwe ugasanga mwibereye inshuti nyine biraho bisanzwe naza gahunda yarafite nyine ntizikibayeho ugasanga ubaye umunyamabanga we ugasanga ubaye umujyanama we ugasanga nyine ubaye inshuti ye nyine mu buzima bwe busanzwe mbese ntabwo ujya ugira utya nta mukobwa wenda utajya wibagirwa wakubwiye ati dufa wageze kuri agashaka ko nyine guhindura ngo akugire umugabo we biba bigoye nyine ntago yabura hari no nyine twiganye
arambwira ati koko na n'ubu byaranze wazaritse tukibanira nkavuga si ubu tukabana ubundi nkakumarira iki ngo nta kibazo ngo tujye turebana nk'amavaze. oya uwo mukobwa yego nyine njye ni wamusubije ngo nyine ntakumarira iki akambwira ati nta kibazo tuzareba tujye tumera mbese tuzajye tumera nk'amavaze. yari yaragukunze tujye tumera nk'amavaze ariko nyine mbitekerezaho hari ukuntu nyine nk'abakobwa murabizi hasigaye bakunda nyine ari abakobwa ku bakobwa bakundana nyine akumva ko iwe yabimbwiye nuko nyine nari muzi nsanga ari umuntu nyine ukunda abakobwa bagenzi be nyine yaragize ndi umukobwa ubwo nyine yankunze kajya mbwira ati uteye neza iki ibintu nk'ibyo nyine nk'umuntu uri kugutereta ariko nyine nyuma yaho nyine nza kumenya ko akunda nyine abandi bakobwa yaragize ko ndi umukobwa. amenye ko umuhungu byagenze bite nyine amaze kubimenya twahise nyine dutandukana ntitwongera no kuvugana. none se wenda ntabwo umukobwa wa mukobwa nyine nyamukobwa pardon wenda mu bataza kuvuga ngo ngiki wa mukobwa nyine wumva mu gikobwa sibyo wa mukobwa yumva mu gikobwa kumva ko ari umukobwa uzashaka umugabo ibintu nk'ibyo cyangwa ukunda abagabo ari umukobwa sibyo ntabwo uwo nguwo arakwaprocinga arakugeraho uvuga utari ko wamugana iki cyuki oya ntawe ndahura nawe none se ntabwo ujya utekereza wenda ku buzima nk'ubwo ku buzima kubaka urugo kubitekerezaho ibintu nk'ibyo kubitekerezaho nyine ntibyabura ko kubitekerezaho ariko se urubaka urugo rumeze gute urugo rwubakiye kuki ku mugabo n'umugore nyine ibyo ukabitekerezaho se ushatse umugore niyo nde hagati yawe nawe wabura umugore undi akaba ari umugabo ugasanga abantu yambaye ikanzu nawe urayambaye we wayikuramo ukambara ibya kigabo ntabwo nabishobora kubera iki ntabwo byambera nese uramutse wambaye ibya kigore nawe akambara ibya kigore ariko mugakora inshingano z'abashakanye mukabyara ahungu n'akobwa umva ibyo byo sinjya mbitekerezaho sinjya mbiha n'umwanya munini cyane mu buzima bwanjye sinjya mbiha umwanya pe nese ntabwo urakunda umukobwa igihe ufite imyaka ingana niba atari ibanga ubu ngiye kuzuza 24 ejo bundi 24 yego ntabwo urakunda umukobwa uvuga uti umukobwa naramusarira bakonateye reba ntabwo birambaho sindamukunda rwa rwego rwo kuvuga ngo nkunze umuntu nyine ku buryo byagera wumva nyine umukunze cya gihe wakumva watanga n'ibyo ufite byose kugira umugereho. kuki utaramukunda simbizi mba mbona nyine ari umukobwa mugenzi wanjye mbona ari umukobwa mugenzi wawe mba mbona ari umukobwa kandi nanjye mbese kandi mfite character nk'iz'abakobwa. none se nk'iyo utashye ubukwe uba utaha gute iyo ntashye ubukwe kubera ko mfite benshi nyine abashuti banjye ndabakenyerera ugasanga nkora ku maserivisi ibintu nk'ibyo njya mbibona kuri stati zawe yego wanditse ngo udushuti twagiye iki ari abakobwa bagenzi bawe ubwo ngubwo muramutse mugiye nko kwambara ntabwo wamuca urwuho ukaba waryamana nawe oya kwambara se twaba twahuriye njye mba nkunda kuba ndi safe nshaka kwambara ahantu hanjye nyine kugira umuntu atamenya wagwana nese batamenya wagwana niba babizi kuri umutipe none se niwe baba babizi barabimenye he izo nshuti zawe ni ukubyumva se ntibakuzi ku kiganiro nyine kunzi kubyumva gutyo ntabwo barambonera ubwambere bwanjye nese ubwo bakubwira ngo ubambarire kandi kumwambarira se none si ukumereza imyenda nkambara nese ukabambara kandi uri umutipe kuma imyenda nkambara nyine ababona bimbereye kandi ari byo nshoboye. hari nabo wabereye abafiye donere barahari yes barahari ntabwo ari umwe ni babiri yego nk'umufiye donere yego yes
yego akabinsaba kananyinginga abizi ko uri umutipe akambwira ati mva kandi ubusa neza nyine kubera ko hari nta basirimu benshi baba bahari kavuga ati byibuze mbona wowe uri umusirimu ibintu nk'ibyo ibyo byo kuvuga ngo iki ngo abantu baragira iteweho ibyo byikuremo nk'umugabo we amenye ko uri umuhungu ntabwo bishobora kumuteza ibibazo abimenye biba biterwa no ko muziranye rega kandi no ko mubanye hari ukuntu abantu baba babanye hari ibyo baganira bagira ute niba we uri umuntu ukababana n'abo bantu kuko ntabwo ujya kugera ku rwego ko kumwambarira mutarabanje kuba inshuti cyangwa muganira kuko nk'uko muba mwarabaye inshuti abikugezaho n'umugabo we akamwereka inshuti ze ibintu nk'ibyo kuko nk'uko bisanzwe umuntu akabibwira umuntu ati rano mutipe wari uzi ko ari umuhungu oya ati muba mubeshya ntabwo bajya babyemera rero ntibigutera complexe ngo wumve ku kibanyita umuhungu kandi yambaye nk'umukobwa ntabwo byabura ahantu umuntu aba yirirwa hagira ute iyo nyine babivuze nyine nawe bigutera ikibazo ariko nk'ubu ngubu namaze kwiyakirana ibintu nsanzwe menyereye nkaho nkorera niba uzi ko ndi umukobwa tujyane muri uwo mujyo niba uzi ko ndi umuhungu tujyane muri uwo mujyo ibyo uzi ubigumane nanjye ibyo nzi mbigumane kuko nta yindi relationship biri hagati yanjye nawe ngo tugiye kuganira ibintu nyine bigere kure mbwira nta bantu nyuma y'ikiganiro nyuma twakoranye ibiganiro si nka bibiri bitatu yego nibwo bwa mbere ugiye kuri kamera yego nyuma y'uko isi yose abenshi bakumenye no kuvuga isi yose kuko ntabwo warebwe n'isi yose nyuma y'uko abantu benshi bakurebye bakamenya ukuri bakamenya inkuru yawe batari bazi ko nanjye bwa mbere byo kwampamagaye nkatungurwa ngo witwa nde Asumani gute ndabona cyangwa Asumta numvise ijwi byonyine nyuma yo gukora bino biganiro gusenguruka ku mbuga nkoranyambaga byahinduye gute ubuzima bwawe ikintu ngiye cya mbere nshimira nyine n'abantu baba bankurikira bagakurikira inkuru zanjye bituma menya abantu benshi bateye nkanjye kuko si njyewe njyenyine ugasanga wenda abantu benshi bagize amatsiko yo kumenya ubuzima bw'abantu nkatwe tubamo kuko nyine hari n'abantu benshi nyine twagiye tuganira benshi abatari no mu Rwanda bo hanze bakajya bambwira ati burya no mu Rwanda haba aba transgender woman ese uri umu transgender wowe ngo abantu baba trans babaho nyine ugasanga nyine bashatse kumenya ubuzima bwanjye ese kuvuga ngo aba transgender woman wowe uri umugore aba trans nyine ntago ari abagore kandi siba ni abagabo Imana yaremye igitsina kimwe nyine ibyo twere kubigenderaho aho generation igeze dufite abantu benshi b'ingeri nyinshi zitandukanye nk'uko ubona umuntu Imana yaramuremye adafite amaguru adafite amaboko hari abandi Imana bararemye nk'ubundi bushobozi butandukanye nuko wowe wari ubizi nyine normal abantu bazi ko habaho abahungu n'abakobwa nyine mu bintu bijyanye na gender igitsina gore n'igitsina gabo ariko muri gender hari ikindi kintu kiyongera bati nyine bashaka kumenya ubuzima bwanjye ute nyine ugasanga nkuye inshuti abantu bakambwira ati komera urugendo rw'ubuzima bwawe bukomeze ntukihebe ntucike intege wewe ujye ukora ibyo abantu bakora mbese ubeho ubuzima bwawe ube wumva utuje nyine byatumye nyine numva ndi umuntu nk'abandi byatumye niyakira byatumye nyine mbasha kubaho neza nk'uko mbyifuza oya n'ubundi uri umuntu nk'abandi kuko Imana yakuremye guhumeka nk'uko duhumeka byose uri umuntu nk'abandi yego ahubwo icyo ntari kumva ni ukumva wakwita umugore kandi nzi ko ufite igitsina cy'abagabo ntabwo mbizi watatubwiye ko ufite igitsina cy'abagabo kuba nyifite bitandukanye n'imico yanjye nuko ndi uko umuntu agaragara hano inyuma biba bitandukanye nuko ari imbere kwa kundi kumbwira ati ngo Asumani umugabo
ndamubaho kuri wowe, ndamuba kuri wowe nyine nk'uko ubyifuza, ariko ntago birahindura bya bindi biri mu mutima wanjye cyangwa biri mu maraso yanjye. Ubushize ntabwo ari kwatekerezaga Suma, warahindutse. None se umuntu arahinduka? Mbere waratubwiraga ko wifuza umugabo, kuba umugabo, yego, kugira ngo niba ari hormone za kigore zikurimo zikuvemo zigabanuke, wibere umugabo ushaka umugore. Ibyo rero ntago byakunze. Kubera iki bitakunze? Nkuko wambwiye se ibintu byo kwifuza babivuyemo, byagenze ute? Ibintu nyine weho nkuko nabikubwiye, aho nagiye nivuriza nyine bikagenda byanga, ukambwira ati hari ahandi byakunda. Waragerageje se? Narabikubwiye, naragerageje ariko biranga. Mu mahopitali akomeye? Ntago nagiye mu mahopitali akomeye cyane, ariko amahopitali iwacu ho nayagiyemo. Ese utagiye mu mahopitali akomeye ngo ugiye? Nyine hari izindi process biba bisaba ubushobozi, ibintu nk'ibyo. Ndetse hano iyo uvuga ngo nko ku nkuru yanjye bakugushakira nk'ubwo bushobozi, ubushobozi nyine bubonetse, na icyo gihe narabivuze, ubushobozi buramutse bubonetse icyo gihe niba abantu nyine batarabyumvise cyangwa batarabyitayeho cyane, ntago nyine bigeze babiha agaciro. Ubu warahindutse, wamaze kwibera umudamu? Namaze kwibera uwo ngendiwe. Ubwo ni umugore? Yego. Igitsina gabo ufite? Noze kuba kiriho gihuriye he n'ubuzima bwanjye? Iyo mvuga ngo igitsina gabo ufite nyine icyo uri cyo wowe. Ntabwo ndi kuvuga sex cocktail. Nyine igitsina gabo nyine ufite igitsina gabo uri umugabo. Kiriho gutyo. Nta hantu gihuriye n'inuza n'imyitwarire yanjye. Imyitwarire se ntabwo wayihindura ukaba mu... Naragerageje byaranze. Umva bikurisha mbese. Niyo mpamvu wagiye gushaka umuganga kugira ngo kongerere hormone za kigabo? Yego. Barakubwira ngo nta bushobozi. Ariko iyo uba ufite wari kubikora? Nari kubikora. Ese wumva iyo tuvuze aba transgender kenshi baranibagisha, usanga niba uri umugabo ugakora igitsina cy'abagabo, niba uri umugore ushaka umugabo ugasanga ushyize igitsina cy'abagabo komsa. Ibyo nyine ni izindi process, hari abo biba byaravuye n'aho biba bigeze. Iyo umuntu afite amafaranga nta kintu burya atakora. Wumva wenda nka venire yawe cyangwa ejo hazaza hawe hateganya gute? Ejo hazaza hanjye buri wese nyine aba afite ukuntu ahategura, ariko nyine mba numva ejo hazaza hanjye niba mfite amafaranga nzabaho uko mbyifuza. Kubyifuza ni gute? Nyine nzabaho ubuzima nshaka. Ufite amafaranga ubaho uko ubishaka. None se Asuma, urumva burya igitsina gabo, igitsina gore, nivuga gutyo, igitsina gabo, igitsina gore, iyo umugabo n'umugore bahuye babyara umwana komsa, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Ubwo bushobozi wumva waba ubufite? Ubushobozi bwo kubyara? Ntabwo mfite. Ntabwo ufite? Yego. Kubera nyine za hormone? Yego. Nibyo? Ntabwo ubushobozi bwo kubyara mfite. Sorry, ubwo ntabwo ari ibintu bigukomeretsa cyangwa no kwikubaza, ntabwo ari ibintu bya... Nyine bituma njya kure, binjyana kure, ariko ko hari ubuzima umuntu aba abayemo nyine arabyakira. Wanyemere ko tubiganira? Ariko nta kibazo. Hari abo bita hermaphrodite, ni babandi cyo ni Igifaransa, babandi bafite ibitsina bibiri, ugasanga bavukanye igitsina cy'abakobwa ariko no ku ruhande ufite igitsina cy'abagabo. Niko byameze se nawe? Oya, njye mfite igitsina kimwe.
yego. Okay. Ako bari bakubwiye ko bakuvura bigakunda. Bari bambwiye ko nyine ngiye mu bitaro bikomeye cyane wenda atari nko mu Rwanda cyangwa ahandi cyahabonetse n'ubundi bushobozi ko bamfasha nyine ariko bigakunda. Ujya wibona se byakunze wabaye papa wabaye umugabo hari akandi kantu nigeze nkubwira nubwo wenda bimeze gutyo ariko hari ibitaro nagiyemo basanga mfite na nyababyeyi mu nda. Nibyo? Yego. Nibyo Suma? Nibyo ibintu nkubwira ni ukuri. Basanga ufite nyababyeyi? Yego. Kuko narwaraga mu nda na n'ubu ndaharwara harandya byatari ariko nyine bambwiye ko bikunze ibyo bankorera bazambaga nyine bakayikuramo kuko nta kimaze. None muri wo uri umudamu muri njyewe yego kuko ufite na nyababyeyi ikintu kiba gihari kitandukanye nuko mfite sex y'abahungu. None se icyo gihe wahise wumva bimeze gute bakubwira ko ufite nyababyeyi? Nyine hari ibintu kwakira bikugora ukavuga ati Imana ibintu ikora birenze ubwenge bwacu. Ubwo ni kwa kundi haba harabayeho akantu gatoya ubwo nyine hakabamo erere nyine mu kuvuga k'umwana ariko nyine ibyo iyo bibaye ukamara kumenya ntabwo bitindaho cyane. Usanze ufite nyababyeyi ariko ufite igitsina cy'abagabo. Ese icyo gitsina kirakora ko abagabo nyine igitsina cy'abagabo gikora? Ni ukunyara gusa. Ibyo ngibyo se wenda iwanyu barabimenye? Nyine nyimara kuva ku bitaro kubera ko nyine narwaraga mu nda hakandya bya cyane ubwo nyine nabibwiraga mama bakambwira ati wenda barandoze nkajya mu binini kuko nyine iyo nyine nari maze kuhamenyera ko nahanjyaga bikageraho hagatuza iminsi 2-3 ine hagatuza naho bigeraho nkajya numva nyine ndi guhinduka muri ngewe uko handyaga mbere siko hakindye ubu ngubu nyine mu rugo bakajya bumva ko bandoze cyangwa ari nk'inzoka nkavuga ati se ko bampa ibinini by'inzoka nkumva nta n'icyo bitanze nta n'icyo biri guhindura bimeze bite. Ubwo nyine bakajya bampa n'imiti ya kinyarwanda nkavuga ati ibiti muba muri kuma rero nta kintu bizamarira. Ubwo rero bigeze aho naravuze ati nibwo mama wacu yambwiye ati nyamara uzajya kureba ikibazo ufite mu nda banagucisha no mu cyuma. Ubwo nibwo nyine bamaze kubimbwira mbitekerezaho nyine nabitekerejeho nyine ndyamye mbibwira mama wanjye nyine nawe arabyakira biraho aravuga ati nakundi nyine niba ari gutyo bimeze ariko nyine nimba n'ubushobozi nzajya kwibagisha bayikuremo. Bakureho igitsina cyangwa bakureho nyababyeyi? Nzahitamo kimwe bakuramo. Wahitamo gukuraho igitsina cy'abagabo cyangwa bagakuramo nyababyeyi? Wahitamo iki? Bazakureho igitsina cy'abagabo nyamara kumenya ko mfite nyababyeyi bazagikureho. Nibwo nicyo kintu wifuza? Bakubwiye se ko wenda bagikuyeho bagashyiraho cy'abakobwa birashoboka muri chirurgie esthétique? Birashoboka? Birashoboka. Ushobora kubyara? Ushobora kuba watwita natwita nkabyara kuko nyine bahita bakangura ya nyababyeyi kuko umva irange niba ari byo bindya mu nda biranja cyane. Tubwiye ikintu gikomeye kuko nanjye nyine nabimenye nyuma yaho kuko cya gihe nazaga muri interview hari byinshi nanjye ubwanjye ntari nakamenya ku buzima bwanjye y'ibiganiro. Yego. Kuko urumva nanjye nibazaga se umuntu ufite amabere ufite taye nk'iz'abagore nanone ukumva nyine ntabwo yakwigirisha kameme sibyo? Mbese hari icyo uba washyize mu mabere ko mbona ntacyo. Yego. None se ndashaka kumenya mu by'ukuri mbese nibaza abantu bakubureminga abantu baguciraho iteka batazi uko umubiri wawe imbere birimo. Nyine nanjye nyuma yaho nyine namaze kubimenya nyine ni kwa kundi utabuze inyombya kuyomba kandi ntiwabuze abantu kuvuga ikiriho
nyine urabarika bakavuga ibyo bashaka, ntago wababuza kuvuga, kandi umuntu ntago wamujajinga ngo muvuga iki, muhitishe muvuga iki. Abantu ikintu kimujemo nicyo avuga, kuko ntago abantu bose babahindura. Yego. Nese Imana iramutse guhitishijemo nyine habonetse ubushobozi kandi buzanaboneka, sibyo? Habonetse ubushobozi bwo kuvuga ngo tugiye kugira icyo tugukorera. Ufite amahitamo kuba umugabo, ufite n'amahitamo kuba umugore. No gukuraho nyababyeyi, ubundi tugubushobozi bwo kuba umugabo. Yego. Ni no gukuraho igitsina cy'abagabo, sibyo? Ufite bakakubagabo bagashyiraho igitsina cy'abagore. Yego. Birashoboka, birakorwa. Aho isi igeze uyu munsi, ubundi tugubushobozi matrice yawe cyangwa nyababyeyi yawe ibe yakwakira umwana. Bahitamo iki? Nahitamo kwakira umwana, kuba nkazaba mama w'ejo hazaza, nkahekera igihugu. Kubera iki? Kuki utahisemo kuba papa? Kubera ukuntu nkunda guheka, ukuntu nkunda abana, ibintu nk'ibyo. Nkumva nanjye nyine nagira akana kamvuyemo muri njyewe. Ariko n'umugabo natwe turabyara, tuvuyemo babari birumvikana ko nyine babyara, ariko ahantu ibintu biba bitandukaniye. Ku mugabo, umubundi bavuga ko umugabo ari ubyara, ariko nk'umugore niwe ufite inshingano nyinshi ku mwana. Rero ibyo kuri njyewe mbona mbyujuje. Umva waba mama mwiza kurenza kuba papa mwiza. Yego. Mbona nakora inshingano za kibyeyi nk'umumama neza cyane kuruta uko naba papa. Wumva wakwishima gute? Wumva wakwishima gute nyine uramutse ubonye ubwo bushobozi bwo kuba wakwibagisha? Nakwishima cyane, nanjye nkavuga ati mbonye akana ngiye kubyara, nyine byaba ari ibintu bishimishije cyane. Ako ibintu tubwe n'ukuri basanze mufite nyababyeyi? Yego, ni ibintu nkubwira n'ukuri. Jesus. Nkuko byumvishe mu matwi bikaba ari bishya mu matwi yawe, nanjye bakimara kubimbwira numvishe nyine bitabaho. Warabyakiriye? Numvishe nyine ari ibintu bintunguye bitabaho pe. Kubyakira nyine urabyakira, kuko nkuko iyo urwaye indwara ukagenda kwa muganga bakagupima bakayigusangamo, barakubwira ati yakire bimeze gutya. Nawe rero iyo bamaze kukubwira ibintu nk'ibyo uriyakira. Hari ikintu kiki kuko ngiye nize kubana n'ibintu byose. Yego, birumvikana iyo umuntu yahuye n'ibibazo kenshi ushiduka wabyakiriye. Umuntu ubundi yahuye n'ibintu byinshi ngo uvuga batarabona. Iyo maze guhura n'ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bw'iyi si tunyuramo bwa buri munsi, nyine wiga kubana na buri kimwe cyose kije mu buzima bwawe. Nkuko n'amaraso yanjye ya groupe O abisobanura, twakira ibintu vuba kandi tukiga kubana n'icyo kintu. Kiga kubana n'icyo kintu. Mbwira rero sasa, hari uburyo tujya duhura n'ibibazo rimwe tugashinja Imana, kubera iki Imana, kubera iki Imana, kibazo tubazo nk'utwo ngutwo, kubera iki Imana, kubera iki Imana. Rimwe na rimwe ntabwo ujya uvuga uti Imana warandenganije. Nyine uricara ukavuga ati Imana wamuye iki, kuki ibi byose n'igihe wabishizeho. Ariko nyine nyuma yaho ukavuga ati kuba ufite ubuzima wigendera, hari benshi noneho bafite ibibazo biba birenze ibyawe. Yego. Bafite byinshi birenze ibyanjye. Usanga bamwe bafite na sonde, abandi bafite iki, uduhombo, bafite iki. Ukavuga ati Imana wenda nubwo hari aho ngira nkakugarukaho, ariko nubwo meze gutya warakoze, kuko nta kintu Imana idakora nta mpamvu. Ubwo hari impamvu nyine yabikoze. Wumva wishimye se muri wowe? Ntago wakishima ku rwego nyine ruhagije, ariko uravuga ko bibuze uriho unagihumeka, ubasha gukora hari icyo wikorera. Hari n'abandi baba hatari icyo babasha no kwikorera, nta kintu na kimwe yakwikorera, ariko ukaba ubasha hari icyo ubashije kwikorera, cyo ubasha kwihereza, nyine ukavuga ati Mana warakoze.
ariko cya gihe uri mu isengesho uri gusenga ukavuga ati hari aho ugera ugatekereza ukavuga ati Mana wampoye iki, gusa ikintu ngusabye uzampa iherezo ryiza. iyo utangiye kuvuga ngo Mana wampoye iki, muri wowe wumva bimeze bite? aba ari urugamba nyine, ni kwa Umutima kundi wawe umeze ni kurwana n'umutima, aba ari urugamba nyine, nawe urabyumva, ni ukurwana n'umutima, ariko nyuma y'ubuzima ubuzima burakomeza. nyuma y'ubuzima ubuzima burakomeza. Yego. Iyo ubwira Imana uti Imana uzampa iherezo ryiza, se ushaka kuvuga iki? Iherezo ryiza ntago amaherezo nyine abatandukanye. Iherezo ryiza mba mvuga gusaza neza, gusaza utanduranyije, gusaza nta bantu nyine mu mugonga nabi nyine bakuvuga nabi. Yego. Mbese ibintu nk'ibyo mu buzima bwinshi tubamo bwa buri munsi, nta muntu uba wifuza nyine ko yaba yasaza nabi, yanduranya, abantu bagufatwa nk'umujura, bagufata buri kimwe, ibintu nk'ibyo. Njye iherezo ryiza mba nsaba izame iherezo ryiza, nzasiga inkuru nziza ku musozi. Yego. Yego. Wumva wifuza kuzasaza nk'umukecuru cyangwa nk'umusaza? Gusaza nk'umukecuru. Oh yes. Yeah. Imana izagufashe irebe igikwiye kuri wowe kandi izakiguhe. Nk'uko yandemye ifite impamvu, ifite byinshi integanyirije njye wenda ntazi, kuko no kuba ndi hano aya masaha ni ku bwayo. Ntabwo rero nacika intege, urugendo ruracyakomeje. Biratangaje cyane. Tujye tuvuga ngo Imana ikora uko ishaka, itanga uko ishaka, nawe nyine nuko yaguhaye. Niko yamaye, kandi ibwo ifite impamvu yabikoze, kuko ikintu cyose yagikoreye kwiyubahisha. Rero niba ufite wenda umubiri wawe ukaba ari uw'abadamu, ufite nyababyeyi muri wowe, haje nk'umugabo kugukunda, ndumva nta n'ikosa ryaba ririmo. Niba ari uko nguko bimeze, ndumva nyine nta kosa ryaba ririmo, ariko uribaza nyine kwa kundi nk'abantu bakundana bageze hahandi ho kuba bakora sex, niho nyine aba ari ikibazo. Aramutse agukunze akavuga ati ngiye kukuvuza, ankunze akajya kumvuza, nyine yabagize neza, yabagize neza nk'uko ankunze nyine akamvuza, nkize nanjye nazamubera umugore mwiza, umufasha mwiza. Asuma ntabwo urigira nize kutaguye mu bishuko by'ibyo mbona hanze ahangaha iki? Hoya, ntabwo nigeze mbigwamo. Barambeshya. Hoya. Okay. Ni ibyo, reka tugane ku musozo, ariko ushobora no kwibaza nti witwa Asumani, wambara gikobwa, kigore, ariko izina ryawe ni iry'abagabo, ryo ntabwo rigutera ipfunwe? Izina ryanjye nyine nawe urabyumva rinera ipfunwe, ariko nyine ababyeyi barinyise kuko bari bibarutse umwana w'umuhungu ufite sex y'abahungu. Ntago nawe wabarenganya kuko bo bari bakiriye iki, inkuru yuko babyaye umuhungu. Hari igihe benshi bavuga batereka ndarihindura, utigeze urihindura? Ndiko nigeze ndihindura, wenda nzarihindura n'ibindi byarahindutse. Wumva izo nzozi uzazigeraho zo kubihindura? Yego, ibindi bihindutse naryo ryahinduka. Wumva bishoboka kuzabikora? Yego. Ufite icyizere ki? Ufite icyizere ki? Icyizere rega kiranarema. Icyizere kirarema. Okay. Yeah. Ese mbwira ngo mu rugo iwawe haba hameze hate? Mu rugo iwanjye, nkanjye iwanjye ndi umusiribateri, hari mu kajagari, icyumba ntasasa ntagira gute, n'ubu ngo byarananiye. Abahazi niho bakubwira. Abahazi niho babikubwira, utuntu twanjye tuba turi ku murongo, mu gitondo ndabyuka nkasasa, nkazinga imyenda, utuntu nyine tuba turi ku murongo, hasa neza. Cyane by'abatipe bajagarika, batamenya gusasa. Reka njye ndabyuka, niba mbyutse mu gitondo
ndasasa nicyo kintu cya mbere nkora mbere yo kugira ngo ibindi ukabishobora cyane byarananiye ngenda bishobora nicyo kintu cya mbere nkora nkibyuka nta ikindi kintu ndakora ubwo bamaze gusasa icya kabiri muri kizano kwitangira koga ubwo namara koga nkaza nkareba utundi tuntu tutari ku murongo nkareba niba hari ibyombo byogeje cyangwa bitogeje nkabyoza kuko mfite umukobwa mu rugo nyine nkakubura n'ahantu hasa nabi wiyambara igitenge kandi nakenyeye agatenge mba mfite udutenge hariya ntabwo ushobora kwambara akabutura nk'abatipe tu n'udukabutura ni ukwambara agakabutura kari sexy nyine nk'umuntu uri mu rugo tw'abakobwa yego dukabutura nyine turaho niyo uguze imyenda yo mu rugo ugura iy'abakobwa twenda two mu rugo nyine turi sexy ni iki kigushimisha mu buzima mu buzima ko nshimishwa n'ibintu byinshi nicyo uvuga uti kino kintu vraiment kiranyubaka wenda hari abakunda umuziki bakumva birakunze, hari abakunda siporo ukafite ngiye muri gym, hari uvuga ati ngiye gukora cross nkumva nyine ibyishimo, hari uvuga ati ngiye kunywa byeri. Wowe muri ibyo byose ni iki? Njyewe nkunda umuziki, nkunda kubyina, ariko nyine na siporo ndayikunda. Na siporo ayikunda. Gahe nguko reka tugane ku musozo. Hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya havuga ati uyu muvandimwe ushobora kuba namubera umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umva nk'ugufasha. Hano tugiye abantu benshi, ntabwo nyitinya kubwira umuntu uti niba ari ikintu wifuza ko umuntu agufasha kigufasha, ariko mbibwira umuntu mbona ubikwiye. Sibyo? Ni nk'icyumva umuntu yagufasha, umuntu yamfasha n'abaterateranya nyine ku buryo umwe ashobora kuvuga ati njye namufasha ikintu nkamufasha gutyo. Nuko nyine bamfasha nanjye bakamfasha nkazabarwa nkagira ibyishimo nk'abandi bantu. Ukazabagwa? Yego. Bagakora igitsina gabo? Yego. Noneho niho bigeze? Yego. Ubushize twashakaga ko bagufasha ku impamvu nabivuze nuko ntari nakamenya ibindi mu nda, ibindi mu mubiri wanjye, ariko nyimara kubimenya nahise mpindura mindset yanjye. Yego. Shaba gufashe pe uko bashoboye. Mumuganirize niba nawe byarakubaye ukibagisha uyu munsi ukaba uri umugore ukiri gutya ufashe Asumani. Atubwira icyo kintu cya nyabyayi, numva ni ikintu numvise bwa mbere, gusa nigeze guhura n'umuntu w'umu hermaphrodite, ni ukuvuga n'umuntu ufite ibitsina bibiri. Twarahuye, afite igitsina gore akaba afite n'igitsina gabo. Sinigeze njya kumureba da, ariko yari afite n'amabere, iyo yaranyeretse barayabaga bayakuraho kuko we yahisemo kuba umugabo. Ariko yanabishaka ati nari kuba umugore gutyo, ariko njye numvaga ikindomina ari uko umugabo. Reka dusoze rero. Wifuza kumufasha cya kuri nimero ye ndayishyira hasi, ariko nawe yivuga. Nimero yanjye ni 078 78 35 3 6. Amazina ni Maniranyumva Asumani. Urakoze cyane. Allo?